Inshuti zanjye bavandimwe rero mwongeye kwirirwa, turacyakomeza rya somo ryacu twige ikigande mu kinyarwanda. Ngira ngo abadukurikira bo barabizi, ariko nawe ushaka kudukurikira wowe kanda subscribe, buri munsi uzajya ukurikira inama yacu uzajya uyikurikira buri munsi buri uko dushyizeho video yacu uzajya uhita uyibona. Rero turacyakomeje no kwiga ikigande mu kinyarwanda. Rero noneho uyu munsi nshaka ko twiga ku buzima bwacu bwa buri munsi, yaba ku matungo yo mu rugo, nk'aya matungo nyine tworora mu rugo ya buri munsi. Amatungo mu rugande bayita ebisoro, amatungo yose ahava akagera bayita ebisoro. Ubwo rero nk'inkoko, inkoko mu kinyarwanda bayita inkoko, ariko mu rugande bayita inkoko. Wibuke nubwo baba bayise inkoko, ariko mu rugande n'ubundi nk'uko byose hamwe tuvugira mu kinyarwanda ngo ni amatungo, mu rugande bavuga ebisoro. Ihene bakayita embuzi, nk'uko twabyize muri rya somo ryacu, nk'uko twabyizeho. Embuzi mu kinyarwanda, ihene. Inkoko n'ubundi bakayita inkoko. Urugero, ubaye ufite nk'umukozi mu rugo yatagiye kuragira cyangwa yahuye n'ubundi buzima butuma ataragira icyo ushaka kumenya ko yagiye nko kuragira ihene, ushobora kugera mu rugo ukabaza, nange mwasibije mutya bosi ko yagenze kurunda embuzi yo batiyana bakugenda. Iyo niyo nteruro nziza y'ijambo ryacu ry'uyu munsi. Mu kinyarwanda, mwiriwe mute? Bosi ko yaba yagiye kuragira ihene cyangwa ntago yaba yagiyeyo. Urwo ni urugero twatanze icyo gihe, ndetse dushatse guterurira hamwe interuro y'isomo ryacu ry'uyu munsi. Wowe rero ushaka kudukurikirana, wowe kanda subscribe, komeze udukurikirane ku isomo ryacu. Wowe uzajya ukomeza ubona amasomo yacu buri uko tuyashyizeho, kandi bikomeze bikugendekere neza, nawe utarabasha kumenya ururimi cyangwa se ushaka kurwiga kurumenya. Sawa rero, dukomeze turukurikirane ukanda subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana amakuru yacu. Murakoze.